yatekerezaga ko ubuzima bwe burangiye ubwo yirukanwaga nta guteguzwa. Nta makosa yari yigeze akora. Bosi we amurebera hejuru amubwira amagambo amuca intege ati, aha ntabwo tugikeneye abantu basa nawe. Uko amutega amatwi, ijambo ryose ryamuhanaguraga icyizere mu mutima. Yarasohotse adafite aho yerekeza. Inshuti zari zimukikije zarashonze nk'iziguyemo amazi. Imvura irimo kugwa, ikoti yambaye ntiryamumaraga imbeho. Ariko uyu mugabo ntiyigeze acika intege. Uyu munsi atunze kurusha bosi wamwirukanye. Afite amamiliyari y'amafaranga menshi. Uyu ni umugabo wagaragaje ko kwirukanwa atari iherezo ry'ubuzima, ahubwo yanagaragaje ko ari itangiriro ry'ubuzima bushya. Yari amaze imyaka 6 akorera kampani ya bosi we. Yakundaga ibyo akora n'akazi akora kandi akagakora ashishikaye. Yagiraga uruhare ruhagije mu kuzamura umusaruro wa kampani. Buri gitondo yageraga ku kazi saa 1 agataha saa 1 z'ijoro. Birumvikana ko yakoraga amasaha agera kuri 12 kugira ngo kampani ya bosi irusheho kuzamuka ku buryo bwihuse. Ariko kuwa gatanu umwe ahamagarwa mu biro bya bosi, umwuka utameze neza. Bosi aramureba aramubwira ati, ntabwo tugikeneye abakozi nkawe. Imihindagurikire yagaragaye muri kampani. Nta gisobanuro bigeze bamuha, nta mperekeza bigeze bamuha. Yagiye hanze atazi niba ari bo bwa nyuma yiyambariye ikote, yicara ku gatebe k'ibyatsi. Abantu bose baramusiga. N'umuzamu nawe aramwirukana amusaba kugenda. Ijoro rya mbere ryari riruhije. Yicaye mu ruganiriro rw'inzu ye, umugore amureba mu maso. Umwana arira, amafaranga ntayo. Ubukode ntago bari bishyuye. Inshuti zimwe zatangiye kumuhunga, izindi zirushaho kumukina ku mubyimba. Yibaza niba koko ari umugabo, niba afite agaciro biramucanga. Akajya mu bwiherero akareba mu ndorerwamo akibaza ati, ese koko ndi umuntu? Ese ubuzima bwanjye burangiriye aha ngaha? Ariko amajwi y'imbere aramubwira ati, hoya hoya, tangira ubundi buzima bushya. Uyu mugabo yiyemeje kutazapfukama imbere y'umubabaro. Bitunguranye yafashe telefone ayikubita ku kameza, hanyuma arazamuka arongera ayikubita ku kameza. Ashyira ku rubuga rwa Facebook avuga ati, ndashaka kugurisha ibikoresho bya mudasobwa n'utundi dukoresho duto. Buri komenti yamuteraga isoni ariko agakomeza. Umuntu umwe yaramuhamagaye amuha komande. Amafaranga ya mbere yabonye yakoresheje kugura indi sitoke. Yakomereje kuri WhatsApp groupe forum akora ibishoboka byose kugira ngo izina rye ritazima. Yagiye ku masoko gusura abandi bacuruzi, abaza ibiciro, yandika buri kantu ku gapapuro kugira ngo nawe akomeze akurikirane ibya business uburyo bikorwa ari biri kubyikorera. Nyuma y'amezi 6 uyu mugabo yari amaze kugira abakiriya 3 bahoraho. Yize gukora delivery, agura ipikipiki iciriritse, byose abikora wenyine. Yatangiye kwandika kuri status ze ubutumwa bufite icyizere. Yagaragaje ko icyo ubonye cyose kibamo amahirwe. Gusa abandi baramusekaga, bamwe bati ari kwihagararaho. Gusa tuzi uko birangiye. Yakundaga kujya kuri YouTube kureba uburyo abandi bacuruzi babigenza. Yatangiye gusura amasoko yo hanze atumiza ibicye. Muri we icyizere cyatangiye kuzamuka. Mu mwaka umwe gusa yari afite magazine, umukozi umwe wo kumufasha na moto ebyiri
gutwara delivery. Yari afite abakiriya mu bice bitandukanye by'imijyi. Yagiye kwiga online uko bacunga ubucuruzi, uko basora, uko bagira igishoro gifatika. Yatangiye gutegura gahunda yo kuguriza abandi bacuruzi bato. Uyu mugabo nta ntebe y'ishuri yigeze yicaraho, ariko ubuzima bwaramwigishije. Ubwo yahise atangira kubasha kwishyurira inzu, gufasha umuryango no kurihira abana b'amashuri. Hari igihe sitoke ye yose yibwe. Hari igihe byabaye ngombwa ko agurisha telefone ya iPhone kugira ngo atange umushahara. Uyu mugabo yafashwe n'uburwayi butunguranye, agenda yiruka ku bitaro atarabasha kwishyura mituweli, ariko ntiyigeze ahagarara. Yagize ibihe bikomeye, yibukaga rya jambo boss yamubwiye ati nta gaciro ufite. Ako kavugo niko konyine kabasha kumuha imbaraga zo kutazibukira. Yari amaze kuba nk'igiti cyatewe n'imvura, kitajya gihwanganywa n'umuyaga. Amaze imyaka 3 yikorera, yafunguye kampani yanditse yise izina ryihariye. Yakodesheje ibiro mu nyubako izwi n'abantu benshi kandi yo mu mujyi. Yafashe abakozi 5. Yatangiye no gufasha abandi babyiruka gukora ibyo akora. Yaguye ibikoresho akabigurisha mu bice bitandukanye by'igihugu. Ibitekerezo bye byaratangiye gutumirwa ku maradiyo, mu biganiro by'ubucuruzi. Abantu batangiye kumubona nk'umuyobozi. Nyamara burya yari akiri umucuruzi gusa, batangiye kumubona nk'umucuruzi uhambaye ushobora kuyobora abandi mu buryo bw'imicururize. Yari amaze kwiyubakira brandi isobanutse. Uyu mugabo yahise afungura YouTube channel ye. Habaye inama y'ubucuruzi mu mujyi wose. Bosi we wa kera, wa undi wamwirukanye, yicaye mu cyumba cy'inama atazi ko uwo yatutse imyaka 4 ishize ari we mushyitsi mukuru. Aho umuhamagariwe ngo aze gutanga ikiganiro, abantu bose bararira. Bosi areba hasi, abona ifoto ya kera ye yirukanywe, maze aratungurwa. Umutima uramusimbuka, aribaza ati ese ni wa mugabo? Ubushobozi bwo kumureba mu maso bwarazimye. Ku rubyiniro avuga amagambo make. Nta muntu ushobora kukuvugira iherezo atari Imana. Ayo niyo magambo akunze kuvuga. Kwirukanwa ko kwa mbere byamubereye intangiriro y'ubuzima. Arakomeza aravuga ati uyu munsi ndi hano si uko ndusha abandi ubwenge, ahubwo ni uko nabyemeye nkemera guhera hasi. Abantu barahaguruka bamukomera amashyi, baravuga bati wahereye hasi none ugeze kure wa mugabo w'intwari we. Amarira menshi ararenga, atanga ubuhamya ku buryo yatsinze intambara, agatsinda inzangano, agahindura ubuzima. Niba nawe uri mu mwijima, warirukanywe, warahererwe cyangwa usizwe n'abantu, menya ko ibyo ari intangiriro y'inkuru yawe nshyashya. Iyizere wowe ubwawe, komeza ujye imbere, inkuru yawe iracyandikwa. Ntukagire utegereka kuba wowe. Ntabwo hari uwamenya icyo Imana yaguteguriye kuzaba icyo mu minsi iri imbere. Andika komenti, sangira iyi video na bagenzi bawe, subscribe kuri channel yacu kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi ujye ukomeza kubibonera ku gihe. Njyewe nitwa Master Yubu, iyi channel ni Master Yubu, ndabakunda cyane.